bitaragenze neza muri Rayon Sport birahari n'ubu ngubu hari abantu benshi bakivuga bati wadukiza Jean Fidel ntabwo ibintu bigenda neza agapira ka Rayon Sport nikagenda ntabwo twize tujya mu matsinda nkuko twabiteganyaga hari bitagenda kuri documentaire mbanze cimire mbere na mbere Eric Ndagijimana documentaire nziza irimo information mu by'ukuri zikwibutsa imyaka ine ya Jean Fidel muri equipe ya Rayon Sport yagaruyemo amajwi Jean Fidel yagiye yumvikanamo avuga nyuma yo gutorwa kimwe mu bintu nka bitatu navuga abareba bamwitezo bigena n'ibyabasezeranyije byagombaga kuba successful bitagenze neza. Ikintu cya mbere muri bukavuga ko atazatanga amafaranga ye muri equipe ya Rayon Sport ko adafite amafaranga yo gutanga muri equipe ariko azakora ibishoboka byose akarema imishinga izana amafaranga kandi mu buryo burambye. Iyo bavuze mu buryo burambye ni ukuvuga ngo n'igihe hazaba adahari atakiyoboye Rayon Sport ni imishinga iri continue izakomeza. Mu myaka ine ya Jean Fidel umufatanyabikorwa mukuru ni Skol aracyari Skol yamusanzemo. Abandi biyongereyemo yuvuze nka Chop Life nibo bagerageza gutanga amafaranga afatika ariko areba nka Canal Plus yazanyemo kompanyiye ya RGL ya security yabaze mu mwaka umwe gusuba yavuyemo ntabwo azamo continuité. Yazanye umushinga wa Tap and Go abariyo ntibaratangira gukoresha Tap and Go nawo biracyari kure ya success. Donc yazanyemo abantu n'ubundi uretse Skol yari sanzwe irimo abandi bantu bajemo n'abantu batoya cyane mu by'ukuri. Hari nka kompanyi yajemo yerekanaga imikino ya Rayon Sport nk'umufatanyabikorwa berekanaga imikino ya Rayon Sport kuri website imwe n'imwe birumvikana ariko ku kintu kijyanye no gushaka ubukungu burambye no kwigira mu buryo burambye bizahoraho na nyuma ya manda ye ntabwo ari success kuko Rayon Sport iracyafite ikibazo cy'ubukungu. Niyo mpamvu ku mwaka wa kane wa manda Rayon Sport itangiye sezon yabuze miliyoni 50 zo gura tutayizamu. Byo biragaragaza ko mu by'ukuri mu cyerekene n'amafaranga ntabwo byakemutse. Iyo uvuze rero ngo ikijyanye no kwishyura imyenda nge nagerageje no kumubaza rimwe muri press conference niba Rayon Sport amafaranga yinjiza ikwereka uko yakoresha mu guhemba kandi ukabonera ku manegeka ushobora kwibaza muri miliyoni zageraga kuri 800 miliyoni 600 zo kwishyura imyenda ku buryo asigaye 200 yazikuye. Iyo urebye mu buryo buri logique usanga ntabwo Rayon Sport igeze yishyura iyo myenda ariko ahari kuko yari umuyobozi ufite icyizere n'abamuzanye wenda hari habayemo no gusonerwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nta hantu na hamwe ushobora kubona izo transactions z'amafaranga Rayon Sport ishyura imyenda miliyoni 600 kuko nta rimwe yigeze igira profit ya miliyoni 600 bivuze ngo amafaranga arenga kuri payroll ya Rayon Sport n'ibikorwa bya buri munsi bya Rayon Sport n'abakozi ba Rayon Sport uyu munsi Ruvuyanga baracyagira ibibazo byo guhembwa bashobora kwihanganira amezi abiri badahembwa 3 bivuze ngo ntibigeze bagira profit margin igera kuri ayo mafaranga ku buryo wakwishyura iyo myenda muri iki gihe cy'imyaka ine. Nta mafaranga yigeze asohoka ngo bishyure imyenda. Ndumva rero atari ikintu wenda cyo kwigamba ko wenda imyenda yishyuwe kuko mfitiye umwenda nkagusonera ntabwo nagenda mvuga ko nakimuye ikibazo cyo donc ubivuge nka ari success story wenda hari icyizere yari afitiwe byarakunze. Uvuze ku kintu cya Skol muri Bukasadata ufite equipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere ashakaga kwa gukuba amafaranga Skol itanga ku mwaka muri equipe ya Rayon Sport. Yavuga ko Skol uko ni make yavuga ko Rayon Sport ari bike n'abandi bose babanjirije Sadate mu gihe Skol yari muri Rayon Sport bagiye bagaragaza ko batishimira ibyo Skol itanga. Niba ari wowe wamaza mu bintu byose bya Rayon Sport ni branding ugomba kubaha amafaranga afatika atangana na Skol itanga. So impamvu Skol yishimiye gukorana na Jean Fidel mbere na mbere nuko yemera terms aborohereza kuba muri Rayon Sport ubundi baca no ku ruhande bakubwira ko igihe azaba atarimo bizagorana ko bagumamo kuko bashobora gutekereza ko maybe hazaza undi muntu wongera kugarura kugarura ikintu cyo kugaragaza ko brand ya Rayon Sport ari nini kwibirenze ibyo Skol yiha. Icyo nacyo ntabwo twakibara nka success kubera ko still ibyo Skol ihari Rayon Sport nk'umufatanyabikorwa mukuru uri mu bintu byayo byose ntabwo bihagije. Bose nawe wagizanye nyine ntabwo ari ntabwo donc nta kintu yahinduye kuko se wazanye Skol kindi nanone ntabwo yigeze atuma Skol igera hahandi
ifata en charge ubuzima bwa Rayon Sport n'umufatanyabikorwa mukuru iyo ntabwo ari success icyo Iberi yavuze nicyo yaje rwose Skol igomba kuvamo kuko Ivan yaravugaga ati ariko hari iyivamo byashobora kuba byiza kurushaho ko ashobora gusimburwa n'utanga amafaranga menshi atuma Rayon Sport yabyihorera ibyo ni wabimenya rero ibyo ni wamenya ko iyo Skol igenda ari kuza umuterura reka tubishyira mu mbere Skol itaraza bwo hari impamvu Sadat Skol ifite ariko Rayon Sport igenda ikugenda banini Skol ifite exclusive hari impamvu Sadat hari yavuze ngo nta wundi muntu wemerewe gutanga ntabwo yavuze umuterwa mukuru uwo muntu utera nkunga wundi hari uwaje se utanga arenze aya Skol bakamwangira hari impamvu Sadat yifuzaga birashoboka ntabwo ari hari impamvu Sadat yifuza ko Rayon Sport bayikubira gatatu amafaranga bayiha niba arafite plan yindi yuko wenda byashoboraga kugenda Skol mu gihe yaramukora gushaka kujya gukubisha gatatu udafite plan B baramutse bagiye byagenda gute kuko Skol itigeze ivamo ntabwo twamenye uko byari kugenda Skol itarimo Sadat ariko ntabwo yari tubishyira entre region yaba afite ahantu Sadat nawe ntabwo yari n'ubundi aracyahari ya Rayon Sport ntabwo ahagije ko ntibayeho neza ibyo ngibyo twavuze umubano wa Skol na Rayon uburyo barazana muratuma ntagira ahantu ushaka kugenda reka duhe umwanya Lorenzo ikintu kindi narrative Jean Fidel yazanye muri equipe ya Rayon Sport kubasezeranya ko equipe azayikura mu muhanda iri umuhanda Rayon Sport ntabwo igeze mu muhanda Rayon Sport yabaye hari equipe nyine igira ukwibaho se equipe n'ubundi ifite ibiro kutari kwiza si ikipe n'ubundi buretse gato si ikipe ifite icyicaro cyayo ngo ifite ahantu nyine ngo ifite ngo office ngo yubatse ibintu biremereye ibe wikumira mu ngingo ndimo kuvuga aho tumakazivuga nta kibazo ariko ko sifite ikibazo wowe vuga nta kibazo nyine wituma nyine ngira ngo kuvugiramo well equipe ya Rayon Sport iba hano Kicukiro Rayon Sport iba mu biro ikodesha inzu rwose isanzwe nyine umuntu yakodesha ashaka kugira office kuri equipe ya Rayon Sport n'andi makipe asanzwe hano mu Rwanda n'ubundi amakipe ashobora gukodesha office ntabwo navuga ko kuyiha office ari ikintu cya achievement gihambaye kubera ko n'ubundi umuntu wese wayobora Rayon Sport ntabwo mu byo yinjiza wenda biki mu byo Rayon Sport yinjiza biki na revenue za stade ntabwo yabura gukodesha mu office ya Rayon Sport ntabwo ari ikintu gihambaye cyane kuko Rayon Sport ni ikipe ibayeho mu buryo busanzwe handi makipe hano mu Rwanda aramutse yubatse nk'ibiro bya Rayon Sport bya nyabyo wenda kunganira aramutse yubatse nk'ibiro noneho adakodesha kuvuga ngo ni inyubako Rayon Sport ikoreramo yayo bwite yaba ari success irenze kuba wenda abayikodesha itari ifite mbere ariko ikintu gikomeye no nshaka kugeraho Jean Fidel ntekereza ko cyanatumye atagira success muri manda y'imyaka 4 mu majwi mu kanya Ndagijimana yakinnye mwumvishemo ahantu nyuma yo gutorwa akomeza kumubaza ngo mbese ko abantu batari bakumenyereye ku kibuga ngo abari bazakwakira gute mwumvishe ko yatanze gasopo avuga ngo sinkeneye kuzongera kumva umuntu mbaza icyo kibazo Jean Fidel imana y'imyaka 4 yaranzwe n'ikintu cyo kugaragaza ko atihanganira umuntu umureba mu maso akamubwira ibintu bitagenda muri equipe ya Rayon Sport mu myaka 4 yose ishize yagaragaje ko atajya yihanganira umuntu umureba yaba umukinnyi yaba umufana yaba umuyobozi mugenzi we ntajya yihanganira umuntu umureba mu maso amubwira ikintu kitagenda muri Rayon Sport iyo bikoze ubaye umwanzi w'ikipe ashaka defense kandi akayibona agakora ku buryo kubikamo ubwoba ku buryo ubaho nyine wumva ibintu bitagenda udashobora kubivuga muri manda ye abayobozi b'abafana club barahindutse habaye abafana bagiye gushaka amarefije mu yandi makipe byabayeho cyane hari abafana tuzi bakomeye muri equipe ya Rayon Sport banini bayoboye amafana club abasa n'abayivuyemo bayisohotsemo n'abataragiye mu yandi makipe akavuga bati tuzagarukamo ibintu bitakimeze gutya kubera ko ntabwo atanga space yo kumucalenginga ntatanga space yo gutangiramo ibitekerezo ikintu turacyumvikanaho turakijyana iyo ngingo turajyanamo neza ntatanga space yo gutangiramo ibitekerezo ntatanga space yo kumucalenginga niyo yateguye press conference hari zo nagiye njyamo hari ikintu ashaka kuvuga cyangwa afite ibyo bagiye gutangaza habamo ikintu cyo kubriefinga abanyamakuru kubabwira imirongo batagomba kurenga kubabwira ibyo batagomba kubazaho kubabwira ibyo batagomba kujyamo kwinjiramo kubera ko byarakaza perezida
icyo turakijyana neza perezida cyangwa bitari ku murongo w'ibyigwa byarakaza perezida yajyaga avuga ko ibintu hari ibintu atari buze kuvugaho kubera ko atabipanze ko biri ku murongo w'ibyigwa ariko ikintu cya mbere rero siporo gutumira abanyamakuru murabizi selective mbere na mbere iri selective mu gutumira abanyamakuru abanyamakuru mu Rwanda ni benshi nanjye sinabatumiye oya uretse gato nze nkubeshye si ubwinshi ingingo y'ubwinshi muyizane ibyo byaba ari wowe ingingo y'ubwinshi abanyamakuru magana atatu selective nagaruka ari benshi hitamo bitumira ingingo y'ubwinshi selective kora selection iyo ushaka kudatumira abantu benshi utumira ibitangazamakuru na gutumira abanyamakuru turi kumwe nuvuga ngo utumira radiyo Rwanda radiyo 10 Kiss FM Fine FM amaradiyo itangazamakuru byari ukavuga uti wenda sinshaka benshi natumira bitatu ngo kimwe cyohereza umunyamakuru natumira amateleviziane niba nkeneye abanyamakuru 10 niba tumira radiyo Rwanda ukanyohereza ntabwo uraza kohereza na Ruvuya sibyo ntabwo baba benshi cyane abanyamakuru batatu itangazamakuru kimwe kwizigira umuyobozi w'ikiganiro ni kangahe rero siporo ikoze press conference uvugisha ukuri nk'umuntu usenga uri umukristo uri umubyeyi ikaguhamagara ngo kwizigira twoherereza umunyamakuru dufite ibikora kangahe